mama njyewe rwose ndarambiwe aho mwashyingiye singishoboye kuhaba. Ati rwose sinshobora kwihanganira Emmanuel ukundi. Ati umugabo wanjye iyo mubonye numva amarira ashaka kumeneka. Ati rwose umujinya uhora unyuzuye. Ati njyewe nta kindi cyemezo nafashe usibye kuba nshaka kumwica nkamurangiza nkamukura kuri iyi si. Gusa mfite ubwoba kuko ndatinya ko nzafungwa. Mama ndakwinginze mbabarira ungira inama. Umugore witwa Claudine byaramurenze ku rwego rwo hejuru ibyo yabonaga umugabo wamukorera kugeza ubwo yiyemeje kumwica. Ariko icyo mama we yamwigishije cyahinduye byose. Byagenze bite? Reka tubyumve muri iyi nkuru idasanzwe. Ni inkuru irimo isomo rikomeye ndetse irimo n'amarangamutima yuje urukundo rwinshi. Mu by'ukuri uyu mugore yitwaga Claudine yari amaze imyaka 2 arushinze na Emmanuel wari umugabo we. Mu ntangiriro y'urugo rwabo byose byari byiza. Wumve ngo urukundo rwari umunyenga rumwe umuntu areba nawe akarwifuza. Imbabazi n'ibyishimo byari byuzuye mu rugo. Ariko uko iminsi yagendaga ishira Emmanuel yatangiye guhinduka, akaza atinze, akavuga nabi, yewe rimwe na rimwe akanasuzugura uyu mugore we Claudine. Claudine rero we yarabayeho atuje cyane, ari umugore rwose wiyitaho, akanagerageza kwihanganira ibyo umugabo we yamukoreraga byose. Ariko mu mutima we inzika no gushengurwa byarushagaho kugenda byiyongera. Umunsi umwe rero nibwo yigiriye inama yo kujya kureba mama we, bitewe n'uko umutima we wari wuzuye amarira. Amaze aramubwira ati mama njyewe rwose ndarambiwe aho mwashyingiye singishoboye kuhaba. Ati rwose sinshobora kwihanganira Emmanuel ukundi. Ati umugabo wanjye iyo mubonye numva amarira ashaka kumeneka. Ati rwose umujinya uhora unyuzuye. Ati njyewe nta kindi cyemezo nafashe usibye kuba nshaka kumwica nkamurangiza nkamukura kuri iyi si. Gusa mfite ubwoba kuko ndatinya ko nzafungwa. Mama ndakwinginze mbabarira ungira inama. Nyina yari umugore w'umutima uzi ubwenge bwo mu buzima. Arangije yitegereza ibyo Claudine yamubwiraga, arangije araceceka, ahashira akanya gato, arangije arongera ati mwana wanjye ndumva agahinda kawe, ariko niba koko ushaka kumwica biragoye, ariko nshobora kugufasha. Gusa hari ikibazo kimwe nshaka kukubaza. Claudine akibyumva umutima wateye vuba cyane. Ati ikibazo se ni ikihe mama? Mu by'ukuri icyo umbaza cyose ndacyemera, mpfa kuba gusa ngewe ntazafungwa. Nyina yaramurebye, arangije amusubiza buhoro, ijwi rye rituje kandi riri mu bwenge bwinshi. Aramubwira ati niba ushaka ko apfa nta n'umwe uguketse, ugomba kubanza kwitwara nk'umugore mwiza imbere ye. Ati rwose uzakunde umugabo wawe, umwiteho, umushimire, umuhe ibyo akeneye byose, umusetse kandi umwihanganire. Kuko ibi ngibi ndabikubwira burya ngo abantu baramutse babonye ko witwaraga neza ntibazigera bakeka ko ari wowe wamwishe. Ati ibyo bizatuma nta n'umwe rero ugukeka rwose. Ati si ibi ngibi urabinyemereye uzabishobora? Claudine adatekereje kabiri yahise yikiriza ati yego mama nzabikora rwose niba ari ibyo ngibyo bizatuma apfa, ariko ntihagire umuntu n'umwe ushinja. Nyina yariruhukije, arangije akuramo agakapu gato, amuha akantu karimo ifu, aramubwira ati dore aka gafu rero buri munsi uzajye ugasuka mu biryo agiye kurya. Ati ibi bizamwica buhoro buhoro ndabizi neza, ariko kandi uzajye wibuka icyo nakubwiye, uzabanze umwiteho, umwereke urukundo, ugira impuhwe n'ubwitonzi. Ibintu rero byatangiye guhinduka uwo munsi ubwo Claudine yatangiye gahunda ye, dore ko ku munsi wa mbere yateguriye Emmanuel amafunguro arimo ako gafu. Arangije mu by'ukuri akamusekera, akamubwira amagambo meza atari yarigeze anamubwira na mbere yose, dore ko Claudine yaje kugira gutya akitaba umugabo we amubwira ati Clamebe wanjye, ati none se sheri, ati rwose nsigaye mbona uri intwari y'urugo rwacu, ati rwose nshimira Imana akuri kumwe nanjye. Emmanuel yatangiye gutangara akibaza ati none se mu by'ukuri byaba byagenze bite? Uyu mugore wanjye ntiyarasanzwe anyitaho gutya.
hashize iminsi mike Emmanuel nawe yatangiye guhinduka, atangira kujya aza kare mu rugo, agataha kare rwose akaganiriza umugore we, rimwe na rimwe akanamuzanira indabo nziza, bityo umugore we akishima. Claudine rero umunsi umwe nibwo yari yicaye muri salo aribwira ati birashoboka ko uyu mutima mama yampaye uri gukora gahoro gahoro, ariko se nanone kandi kuki umutima wanjye utangira kundya iyo ndebye Emmanuel umugabo wanjye? Nyuma y'iminsi 10 ishize nibwo Claudine yakomeje gahunda, ariko uko agenda amwitaho umutima we ugatangira guhinduka. Yatangiye kubona ibyiza Emmanuel afite, uburyo akunda abana babo bato, uburyo akora kugira ngo urugo rubone ibirutunga, uburyo rimwe na rimwe ajya namusekera nubwo atabigaragazaga kenshi imbere. Umunsi umwe rero ubwo bari bicaye baganira, Emmanuel yaramubwiye ati Claudine, sinzi icyo wahinduye, ariko wambereye umugore w'igitangaza, ndumva ntakwiye kongera kukubabaza ukundi. Ubu ngubu nizeye ko tuzabana neza. Muri iryo joro Claudine yararyamye ariko abura ibitotsi, dore ko umutima we wari uremerewe cyane. Yibazaga ati ese koko ndashaka ko apfa? Ese koko nari nkeneye kumwica? Hashize iminsi 30 Claudine nibwo yaje gusubira kwa nyina, amarira yuzuye mu maso. Ahageze aramubwira ati mama, ndakwinginze mbabarira, sinshaka ko umugabo wanjye apfa ukundi. Ubu ndamukunda cyane, yarahindutse, yambereye umugabo mwiza wuje impuhwe n'urukundo. None se nkora iki ngo ndinde ubuzima bwe? Mbabarira unyibwirire uko nakuraho uriya muti rwose, kuko umugabo wanjye ndamukunda. Nyina yaramurebye, ubundi arangije aseka buhoro cyane, aramubwira ati mwana wanjye, buriya rero ukuntu ibintu bibona, ntacyo nshobora rwose kuba nakuraho pe, kuko burya nta muti nigeze nguha. Kariya gafu naguhaye ni ifi isanzwe rwose. Ati ntacyo yari kumutwara, ahubwo umuti nyawo wari mu mutima wawe. Claudine akibyumva yaratunguwe, amarira akomeza gushoka ku matama. Claudine mu by'ukuri aribwira ati bivuze ko umugabo wanjye se nkunda atari bupfe mama? Nyina nawe ati yego mwana wanjye, ikibazo cyari muri wowe, mu mutima wawe, kuko rwose n'inzika, umujinya n'urwango wari wariremyemo. Ati burya iyo umuntu akomeje kubaho mu rwango, niwe ubwe wica buhoro buhoro. Aturibuka ko igihe wahinduye umutima ugatangira kumukunda, kumwihanganira no kumubabarira, aribwo wabonye undi muntu mushya mu mugabo wawe. Ati ntabwo ari we wahindutse gusa, ahubwo ni wowe wahinduye uburyo wamureberagamo. Ati mwana wanjye, buri muntu wese burya ashobora kuba mwiza, ariko twebwe ubwacu n'imibereho tubamo burya nibyo bituma abantu bahinduka. Claudine yahise yikubita imbere ya nyina, arangije aramuhobera, arangije aravuga ati urakoze mama, noneho menya isomo rikomeye kuruta ayandi yose nigeze kuba namenya mu buzima bwanjye. Nanjye nakubwira nti burya iyo umuntu yifite mu rwango aba yirya ubwe gahoro gahoro, ariko iyo umuntu yigishijwe urukundo, imbabazi n'ubwitange, atangira kubona ubwiza mu bandi, nabo bamuzengurutse bakamuhindukira beza. Niba wakunze iyi nkuru, andika mu magambo yawe muri comment uti urakoze mama. Ndagushimira rero kuba wakomeje kubana nanjye. Yari inkuru nziza, by'umwihariko igaruka ku marangamutima akomeye cyane yabaye hagati y'uyu mugore Claudine ndetse n'umugabo we Emmanuel. Mu by'ukuri bikarangira Claudine atisha umugabo we nk'uko yari yabigambiriye, ahubwo mu by'ukuri ubumuntu bugatuma yongera kwikundira umugabo we, ndetse rwose n'umugabo we akamugarukira ibyo atuzuzaga, akabishyira ku murongo. N'izindi nkuru rero nk'izi ngizi hano kuri Press TV nakomeza nzikugezeho. Wowe icyo usabwa ni ugukanda like, ugakanda subscribe, ubundi ugafungura inzogera, byose bikajya bitabikugeraho gatanu ku kandi.